Uyu mwiherero w'abagize ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu karere ka Gakenke hagamijwe guhuriza hamwe ibitekerezo kugira ngo ibikorwa bikorerwa abaturage birusheho kugaragaza umusaruro ufatika mu iterambere. Wari umaze iminsi 2 wasojwe ku mugaragaro n'umuyobozi ukuriye porogaramu yo kubaka ubushobozi bwa JAF Munyandamutsa Jean Paul. Bakoze umwiherero ngo nukugira ngo bahuze ibitekerezo byabo bari kumwe igihe kirekire barebere hamwe icyo umuturage w'aka karere akeneye kugira ngo arusheho kugira imibereho myiza akabona ibyo akeneye byose nta nkomyi cyangwa imbogamizi kandi nawe ubwe abigizemo uruhare. Ngo kandi iyo bahuye gutya bituma bahuza imbaraga. Ibi ni bitangazwa n'umwe mu bafatanyabikorwa b'iterambere ry'akarere ka Gakenke. Ikintu cya mbere tuba twifuza no kumenyana n'abandi bafatanyabikorwa bari mu karere kuko hari ibyiza bakora bakanabikora neza ndetse kuturusha, ariko biranashoboka yuko natwe hari ibyiza twaba dukora tukaba twanabikora neza kubarusha. Bivuga ngo iyo duhuriye hamwe buri umwe yigira ku wundi. Munyandamutsa Jean Paul ukuriye porogaramu yo kubaka ubushobozi bwa JAF we yatangaje ko JAF imeze neza kuko isigaye isangira amakuru n'abandi mu rwego rwo kugira ngo harusheho kugaragara ufatanye ngo ibi bitandukanye no hambere. JAF itangira yari ifite ikibazo cy'uko uwo muco w'ubufatanye ugera n'aho abantu bumva amakuru bafite ya gahunda cyangwa ya mikoro bazakoresha n'ibindi bituma babasha kugera ku nshingano bihaye. Ntabwo abantu bari bamenyereye umuco wo kubisangira n'abandi, noneho ngo babe bagira intego bahuriyeho kandi ntawe uhisha undi. Ubu nibyo dutangiye kubaka dukorera igenamigambi hamwe, twubakaga n'uburyo bwo kuzajya twisuzuma kandi tukabikora ntawe uvuga ngo undi aramugenzura, ahubwo ari twese kugira ibyo twiyemeza tukazisuzuma yuko kijyana n'iyo gahunda tuba twihaye. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke Nzabamwita Deo wari muri uyu mwiherero nawe yavuze ko icyo bari bagamije ariko abafatanyabikorwa barushaho gukorera hamwe bagakorera mu mirenge yose nta yibanzweho kurenza iyindi ndetse no kurebera hamwe uruhare rw'abaturage mu bibakorerwa. Kuko mu karere ka Gakenke hakoreramo abafatanyabikorwa benshi kandi icyo abafatanyabikorwa bose bagamije ni iterambere ry'umuturage ku mibereho myiza, ariko ikigaragara ni uko izo ngufu ubona ziba zitaye hamwe neza. Akaba ariyo mpamvu uyu mwiherero w'abafatanyabikorwa bagize ihuriro wabaye. Uyu mwiherero waruhuje abafatanyabikorwa bose b'akarere ka Gakenke ndetse n'abanyabanga nshingwabikorwa bose na nyobozi y'akarere ka Gakenke bafatiye hamwe imyanzuro itandukanye harimo nk'uwo JAF igomba gusinyana n'akarere imihigo bitarenze icyumweru kimwe. Abafatanyabikorwa biyemeje kujya bakora igenamigambi bashingiye ku byateganyijwe muri gahunda y'iterambere ry'akarere mu gihe cy'imyaka 5. Solange Manzi, Radio Rwanda, i Musanze.